Yehoshafati Yehoshafati watewe n'abamoni Yehoshafati nawabyumve agira ubwoba Yehoshafati biramuyobera aratinya ariko Imana ico nyikundira imuzanira amakuru imuzanira amakuru atari yo kuri BBC imuzanira amakuru atari yo kuri YouTube imuzanira amakuru atari yo kuri Radio Rwanda Imana iramubwira ati byahindutse uyu munsi urugamba rwahinduye isura uyu munsi ntabwo uri burinde kurwana uyu munsi ntabwo uri bukoresha amasasu uyu munsi ntabwo uri bukoresha amabombe uyu munsi ntabwo uri bukoreshe imiheto ahubwo uyu munsi harakora amavi uyu munsi turajya ku mavi maze dusenge ikindi kandi unshakira abaririmbyi abaririmbyi bazi kuririmba nka Beura abaririmbyi bazi kuririmba nka Erayo abaririmbyi bazi kuririmba nk'ababyeyi shabo ushakire n'abacuranzi bazi gucuranga shabo bazisite namubonye nawe yahageze abadayimoni uyu munsi turabakubitira mu byuma niturangiza tubakubitire mu gusenga niturangiza tubirukanire mu gatenga abadayimoni bigabije abana banyu Imana irabakubita abigabije mu isoko Imana irabareba igitsure uko turi gusenga Imana igakubita abamoni sha nzanira abaririmbyi baririmbe neza ujye uvuga ngo Imana yacu irera kuwa mbere turi mu gatenga uko bavuga gutya Imana igakubita abamoni ijana sha uko bavuga gutya Imana igakubita abamoni 300 uko bavuga gutya Imana igakubita amagoni 700 uko bavuga gutya Imana igakubita abamoni imisi gishira amahirwe yo gusubira mu rusengero agashira umuntu atashize imisi gashira ariko Imana idufashe imisi nishira tuzaba dufite gahunda ya pasi ko mutanyumvise icyama imisi kazashira ako twakoze kagahindukira kakadukorera ata wowe urabyumvise kane yagerere hano muba mubyumva haleluya icyama imisi yashira ibyo twakoze mu gihe dufite imbaraga zo gukora umuntu wakoze neza muri pasi yaryo yakoreye haleluya icyama tukazarya ibya pasiyo batatwirukanye mu kazi tugakora tugasevinga ibyo tuzarya igihe tuzaba tutagishoboye hari igihe cyo kudashobora abavandi ntabwo ndi bubivugeho ariko hari igihe cyo kudashobora hari igihe kigera umuntu ntashobore bakamutega po atashize bakamutega po ari umugabo atashize bakamutega po yarikoreye bakamutega po yarihaye ariko iminsi amahoro aho Yesu yageze agera ibyiza aho Yesu yageze ibintu birahinduka aho Yesu yageze inzara nayirashira aho Yesu yageze imivumo iragenda aho Yesu yageze ibintu bigenda neza aho Yesu yageze ibintu birahinduka uyu munsi Yesu arari wawe
korari ababyeyi. Umuyobozi wa korari nawe nigire hafi, ndabona bahise haguruka, ariko reka umuyobozi wa korari nawe yigire hafi hano mumurebe hanyuma turamutse nawe. Umuyobozi wa korari anyarukije arahari? Yego. Amen. Maze rero abo muyoborana niba zamura ikiganza. Haleluya. Kansabe komite dufatikanyije umurimo bazamura ikiganza. Nanjye nitwa Mahoro Janine, ndi umugore Yesu yagiriye imbabazi. Dukora umurimo w'Imana muri iriya korari. Bene data abayobozi, turabasubije mu izina rya Yesu. Naini mana ya wana nawe Imana yacu ni hatinya Imana yacu ni hatinya sikamushirana imisi kamushirana bakamutega po. Ariko iyo wakoreye Imana nayo irahindukira ikagira ute ikagukorera abavandi. Iyo wayikoreye irahindukira ikagira ute ikagukorera. Ntago nkababwiye kugira ngo mbabwire ibintu umwuka y'Imana, ariko reka mbabwire Salomo yaravuze muri 11 mu mubwiriza, harabe ngo nyanyagize imbuto yawe kuma. Bundi mu buzima busanzwe wacu ni brasser nozi chivu, nago guhinga ku mazi bigira ikintu bizana, ariko ngo yinyanyagije ku mazi ngo bumeze nk'ujugunya ahantu bitazera, ariko kazayibona yeze hashize imyaka myinshi. Reka dugerageze dukora iyi mirimo, ahari hari igihe imizi yo kudutega po inayo izadukorera. Umuzumwe tuzarara mwisi twekuyirirwamo muri sisi wacu, muri sisi wacu, umuzumwe tuzirirwa mwisi twekuyiraramo, umuzumwe tuzarara mwisi twekuyirirwamo. Mirimo ye n'urukundo n'umwete bazishize yo. Hari igihe umuntu akora akazagira ibimwakira hirya y'abantu, hirya umugabo aguseze yagutwaje umusaraba akakuvuga ati jyana ibintu byawe. Mperutse guhishurirwa akantu impamvu ngo ku musaraba, impamvu ku rusengero haba imisaraba,
ngo buriya iyo twinjiye hano tuba twinjiye mu mva ya Yesu. Ubu mwese mwapfuye. Ubu mureba turi hano twese twapfuye. Twinjiye mu gituro cy'umwami. Iyo utari hanze no mu nzu burimo dore umusaraba. Ubu turi mu gituro. Iyo umuntu apfuye bamusigira umusaraba. Ubu korodi utubona